Twongeye kubasuhuza nshuti bene data, Imana ibahe umugisha, Imana ibahe umugisha aho muherereye hose. Tukaba tumaze igihe kinini tudahari ariko twagarutse pe. Mu by'ukuri hari igihe tuba tutameze neza ku bw'umubiri ariko Imana iduteye iteka turagaruka. Reka rero tubasuhuze aho muherereye hose, abari ku migabane itandukanye, abari mu Rwanda, abari mu gihugu cy'u Burundi, twumvikana ku rurimi, turabasuhuje cyane. Mu by'ukuri Imana ibahe umugisha cyane. Ndabasuhuje rero, nongere kubaha ikaze kuri uyu murongo umunaziri@2020. Reba ko wakoze subscribe na ijambo aho handitse subscribe ukozaho urutoki, warangiza ugafungura inzogera, ibiganiro byacu ukazajya ubibona uko twapodinze ikiganiro. Rero tubahaye ikaze cyane mw'aka kanya. Reba ko wanakoze like ni akantu k'agakumwe kameze gutya, uragakozaho urutoki, ntacyo biba bitwaye kugira ngo ikiganiro cyacu ugikunde cyane. Rero reka dusenge kugira ngo tubahe ubuhamya twabazaniye kuri gicano y'ivugabutumwa. Nk'ibisanzwe mubana nanjye Nsengumuremyi Siridiyo. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, urera urakiranuka, uri Imana nziza, uri Imana yo kwiringirwa. Aka kanya Uwiteka nyir'icyubahiro yongeye kudutera iteka kuba tuje kuri uyu muyoboro, si ku bwacu ahubwo ni ku bwawe. Iminwa yacu n'imibiri yacu yose igomba kuguhimbaza, aho twaremewe kuguhimbaza no kuvuga iby'ijambo ryawe ndetse no kwamamaza inkuru y'Imana cyangwa inkuru y'ubwami bwawe. Kuko waravuze ngo dushake iby'ubwami bwawe ariko ibindi byose tuzabyongererwa. Urakoze Data wo mu ijuru, mbera mikoro, umbere Imana, umperekeze muri uyu mwanya ngiye kuvuga ubuhamya ndetse n'ibindi byigisho bitandukanye. Urakoze Data mwiza, tugusenze twizeye mu izina ryawe ryera, amen. Muraho neza, turabasuje cyane. Rero ni ukuri nari maze igihe kinini ntabaye ikiganiro ariko nari mbakumbuye cyane. Tubahaye ikaze rero nanone kuri uyu muyoboro w'ivugabutumwa. Wowe wakoze subscribe, iki kiganiro rero tukibona cyane. Kimwe mu bintu tugiye kuganiraho kuri iki kiganiro, turaganira ku ngingo eshatu. Mbere na mbere ndabaha ubuhamya. Bwa kabiri turavuga ku gitaramo cya Ambassadors, ndababwira impamvu ndi buvuge ku gitaramo cya Ambassadors, ndababwira impamvu. Gatatu turimo turategura ikiganiro ahantu nakoreye ubutayu. Ibyo nibyo turi buvugeho muri aka kanya. Ahantu nigiye ishuri ry'Imana mu gishanga cy'Igahanga, nzaza kuhakorera inkuru ndetse n'icyo gishanga bizaba ngombwa ko binyura hano kugira ngo nanjye nerekane aho Imana yankuye, kuko njye ahantu Imana yankuye sinzigera mpibagirwa na gato. Rero ndabasuje cyane, nongeye kubaha ikaze. Rero Imana ibane namwe, ni ukuri pe, ntabwo nabibagiwe, ahubwo hari igihe umubiri wacu unanirwa ariko Imana ikagera gute, ikongera ikadusubiza kuri izi mikoro. Reka rero tuvuge ku gitaramo cya Ambassadors Choir. Bafite igitaramo, reka tuvuge igitaramo ko bagifite igitaramo ku itariki 30 z'ukwezi kwa munani umwaka w'2026. Uyu mwaka nibwo Ambassadors bafite igitaramo kuri Biki Arena hariya i Remera. Kwinjira tuzabageze by'amatike neza, ko urumva ko haracyari iminsi, ariko nagira ngo mbe nkibabwiye kugira ngo bamwe bakurikiye kuri uyu muyoboro wacu bafite amafaranga yabo ndetse no kumva indirimbo zabo zabakoze ku mutima, kugira ngo mujye muri benshi cyane kugira ngo mushyigikire umurimo w'Imana. Impamvu rero kuva kuri iki gitaramo cya Ambassadors ni imwe yonyine. Icya mbere, nahamagawe n'Imana. Impamvu ya mbere inteye kuva kuri iki gitaramo, si uko ndi umudivantiste, hoya, kuko Imana ntabwo ireba idini, hoya, ahubwo Imana ireba wowe, ireba umutima w'umuntu. Icyo ni kimwe. Ntabwo Imana uzayibwira ngo nsengera hano ngo ujye mu ijuru. Nta dini rifite itike, ahubwo umuntu ku giti cye niwe uzishakira itike. Niyo mpamvu ijuru rifata nk'umwana w'ikinege. Umwana w'ikinege ntabwo aba yaravutse wenyine, n'iryo juru ruzarijyamo wenyine wowe ku giti cyawe. Nta mwana wawe muzajyana ngo uramusengera mujyane, ni wowe ku giti cyawe. Rero Ambassadors bafite igitaramo, amasaha n'amatike ku biganiro byacu bizajya binyura hano.
mwese muzajya mubikurikira. Ikiganiro cyose ngiye gukora nzajya mvuga iki gitaramo. Ndibuka njya mbona iyi afishe, nabajije umuntu wo muri Ambassadors, ndababwira nti ngewe narakijijwe ariko nkizwa mu buryo bugoranye cyane. Ni ukuri Ambassadors ndajya urumva indirimbo zabo, ariko rimwe na rimwe sinziteho, sinumve n'ubutumwa zitanga izo arizo. Tuganira ndababwira nti rongeye nkizwa bwa mbere Imana yampamagariye mu ndirimbo yanyu yitwa ibyo unyuramo biruhije. Kuko akenshi hari igihe umuntu anyura mu bintu byinshi cyane akagira ngo Imana yaramwibagiwe, ariko njyewe Imana impamagara bwa mbere inamvugisha yakoresheje indirimbo yitwa ibyo unyuramo biruhije. Iriya ndirimbo yabo niyo yaje mu nzozi cyane, ariko yaraje ngira amatsiko yo kuyumva ku buryo nagiye ahantu hari aba DJ kugira ngo numve ubutumwa Imana yampaye muri iyo ndirimbo. Ko bwari ubwa mbere ngiye kumva ijwi ry'Imana, ntabwo najyaga numva ijwi ry'Imana, ariko bwari ubwa mbere numvise ijwi ry'Imana. Ngiye kumva numva irimo ubutumwa bwanjye, ibyo unyuramo biruhije neza, copy paste y'iriya ndirimbo neza uko iteye, ni ko ubuhamya bwanjye bushushanyije, guhera ku gitero cya mbere ukagera ku gitero cya nyuma, ndetse n'ijambo ryose riri muri iyo ndirimbo. Niko Imana yafashe ubuhamya bwanjye irabusamarayizinga bwa mbere ibumpa, yabimbwiye muri iyo ndirimbo, ariko sinamenya ngo bishatse kuvuga iki. Nashatse kugira ngo ni inzozi gusa, ariko kumva ijwi ry'Imana yari ritangiye gukora. Rero uko ubuhamya bwanjye bwagiye bugenda n'inzira nzanyuramo zose byari bikubiye muri iriya ndirimbo ibyo unyuramo biruhije. Rero turajya tuganira kuri iki gitaramo, ariko reka wenda mbe ngarukiye hano tuzajya tukiganiraho. Urumva rero nanjye nabwiye Imana, ndabibwira nti nanjye icyo nzakora ni ugushyira itafari ku murimo wawe, ku murimo w'Imana. Itafari ryanjye rirakenewe ku murimo w'Imana, kwamaza ubutumwa bw'Imana burakenewe. Si uko ari ikiguzi cyangwa andi mafaranga bampaye, ahubwo numvishe ko ari Ambassadors, mpita mpaguruka cyane ndavuga nti ngomba kubamamaza. Kuko nabibwiye umuntu umwe muri bo, narabwiye nti ngewe mfite channel ntirakura neza, irakora, ariko nzagerageza ku buryo nanjye nzamamaza igitaramo cyanyu. Arambwira ngo ni inkunga ikomeye waba uduteye. Rero bakristo bene data, ku itariki 30 z'ukwezi kwa munani twese tuzahurire kuri BK Arena dukurikira igiterane cya Ambassadors. Reka rero twinjire ku kindi gice cy'ubuhamya gato. Ubuhamya bwacu rero ahantu bushingiye nanone burashingira ku buryo Imana itabara abantu. Hari igihe Imana itabara abantu, ariko abantu ukibaza kera hose yari irihe. Ni ukuvuga ngo ngiye kubagezaho ubuhamya bw'uburyo nabonye akazi. Hari igihe ubona akazi, warize ukabona akazi, ukabugira amashuri yawe, ariko warabikoreshejwe n'ubwenge bwawe, ukadepoza ukabona akazi keza, ukabukora mu mabanki, ukabukora ahantu, ariko niyo waba udasenga ariko ukabikesha ubwenge bwawe. Ibyo nabyo bibaho kuko Imana nibyo ngibyo nabyo ibikoreramo cyane. Ariko Imana abo yahaye isezerano naryo irikoreramo. Rero uko Imana ikora, hari amasezerano afite kondisiyo n'amasezerano atagira kondisiyo. Iyo Imana ikubwiye ngo nzaguha akazi, mu by'ukuri urabanza ugashoma, ukamenya gushoma uko bibaho n'inzara ikakwica ukabura n'icyo kwambara. Niko neza ubuzima bwari bushushanyije. Ngira ngo nagiye mbabwira ubuhamya bwanjye bwahise uko byari bimeze ntarahamagarwa, nanahamagarwa mba mu butayu, buracyari burebure cyane. Ariko aka kanya ngiye kubagezaho ubuhamya bw'akazi, kuko ushobora kumva urabonye akazi ukavuga ati uyu muntu arimo arashima Imana ko yamuhaye akazi, kandi n'abanyabyaha n'abandi bose bakabona. Nibyo, ariko kubera ko twe dufite amasezerano, isezerano nari mfite ryari rifite kondisiyo, niyo mpamvu byandemereye cyane. Rero ndabyibuka nashomye imyaka ingahera 4, reka mvuge imyaka 4, kamvuga 3 n'igice. Ushobora kwibaza ngo mvuze 3 n'igice ngo kandi hari n'abashomye n'imyaka 5 cyangwa 10. Bibaho.
bibaho, ariko mu gushoma kwawe sinzi niba ari Imana yari yavuganye nawe, kuko njye mu gushoma kwanjye Imana yari yavuganye nanjye byonyine binyuze muri iyo ndirimbo nababwiye Ambassadors, iyo nabonye mu nzozi nkihamagarwa, nibyo byashushanyije ubuhamya ngiye kunyuramo, sibyo? Hari ijambo baririmbye baravuga ngo watekereza iyo uvuye ngo ni kure kandi ni habi cyane, ngo kandi watekereza n'aho ugiye bikagukomeretsa umutima. Rero urumva ntabwo ibyo bintu byumvikanaga uburyo ki aho mvuye ni kure kandi ni habi cyane, kandi aho ngiye naho iyo mpatekereje binkomeretsa umutima. Mu by'ukuri nibaza ngiye, ariko kubera Imana yari ivuganye nawe, hari ibyo ikora itagishije abantu inama, itakugishije inama, ahubwo ikagutegeka kugendera mu nzira zayo. Ngira nkubwire ngo twarasenze umunsi umwe nsenga, nakoraga amasengesho cyane. Burya hari abantu bajya mu butayu hari abantu basengera, bahita mu butayu. Ntabwo ari mu butayu, ahubwo nuko ari hahandi twe tujya kubwira Imana ibibazo. Ni ahantu abantu bahurira, bagahurirayo bahuje wenda ibibazo by'umuhamagaro se, cyangwa se ibindi bibazo runaka ushaka kubwira Imana, ariko aho hantu hakitwa mu butayu, no guhindura miriye. N'aha nicaye hambera ubutayu, ariko abakristo cyangwa se abandi bantu bose kugira ngo bihererane n'Imana bashushanya ubutayu nk'ahantu hatagira amazi, nk'ahantu hameze nk'ahantu nyine abantu bakubitiwe. Ndibuka njya mu butayu bwa mbere, narababwiye nti nubwo isi igenda izengurutsa abantu igafata abahanuzi ikabakandagiraho, haracyariho 7,000 bitapfukamiye Bayali. Wabyanga wabyemera, haracyariho 7,000 bitarapfukamira Bayali. Ntimusengera mu madini, ariko nta torero ryakora ridafite umuhanuzi, ntibibaho. Mujye musenga kugira ngo abahanuzi b'ibinyoma batazagira gute, batazabavangira. Kuko ngiye umuntu ajya kumvagirwa nkahita mubona, cyangwa nkamumenya, nkabona ikimenyetso, nkabona imbaraga akoresha izo arizo, nkanamumenya izo mbaraga rwose nkazibona. Ariko ndibuka bwa mbere tujya gusenga, nagiye gusenga byari muri 2022, je pense que ari 2022, yego 2022. 2022 rero twasengeraga ahantu mu kizu kimeze nkaho kituzuye, kandi urumva byari mu bihe bya Covid, ariko Imana ye kujyanye mu butayu ni nayo ikubwira kubuvamo. Babwire ko ngiye Imana yambwiye kuva mu butayu muri 2020 na kangahera na gatatu, gusengera muri biriya mu mashyamba no mu buvumo, nibwo yabimbwiye. Ubutayu nsa nk'ubuvuyemo, ariko aho ngiye naho ni mu butayu, inyumurira ahandi hantu hameze nko mu butayu kugira ngo tsinde urugamba. Kimwe mu bimenyetso byerekana kuri kwambara imbaraga nk'umukristo ni intambara nyinshi. Nubwo n'intambara nyinshi ziza kuri wowe, kenshi zigaruka kuri wowe, uzamenye ko ufite imbaraga izo ntambara ishaka gukuraho. Ntuzahunge ikintu cyitwa urugamba uri umukristo, kuko niho wambarira imbaraga. Iryo ni ryo banga mbabwiye, niho umukristo yambarira imbaraga. Iyo uhunze ibigeragezo cyangwa ugahunga urugamba, utakaza imbaraga mu buryo bw'umwuka. Tujya gusenga, umuhanuzi umwe arahaguruka, ngiye kubabwira uburyo ki nabonye aka kazi. Ntabwo nigeze nkerekwa njyewe, ariko abantu barambwira ngo ubonye akazi keza, ubonye akazi k'umugisha, ubonye. Ku munsi wa mbere 2020 Imana impamagara, ndabyibuka, hari umurokore wansengeye arambwira ngo ubonye akazi keza muri 2020. Tekereza 2020 ngo ubonye akazi keza, ngira ngo n'ejo cyangwa ejo bundi. Byafashe imyaka irenga 3 kugira ngo mbone ako kazi. Ngo ubonye akazi keza, ngo kandi k'umugisha, ngo kandi akazi uzakora. Ambwira uburyo kameze, arambwira akazi uzakora nta muntu uzakujyana, wowe bazaguhamagara kuri telefone, kandi ako kazi uzakora uzakoresha telefone yawe. Natangiye gukurura uburyo nzakoresha telefone, ngo nzakoresha telefone ya touch,
kuko ndabyibuka nari mfite telefone ya touch yashaje. Umva ukuntu Imana ikorera mu busabusa. Nari mfite telefone ya touch yashaje, ndayireba ndavuga nti si iyi telefone nayikoresha iki? Ubwo umuhanuzi arambwira ati iyo telefone yawe niyo uzakoresha kandi uzumva baguhamagaye. Mu by'ukuri harebye ndavugana abahanuzi ntibakibaho pe, numva nanjye ubwanjye ntagiye kumushidikanyaho. Hari igihe baguhanurira none kwa kwizera kukagenda pe, ukayoyoka neza neza, ariko ndushaho gusenga. Ntabwo Imana yigeze inyohereza abahanuzi cyangwa mvugane n'umuhanuzi wavangiwe nahitaga mumenya. Ubwo umunsi umwe nihuse cyane ndagenda, ikindi gihe ngiye gusengera ahantu, nasengera ahantu henshi cyane, inaha muri Rwamagana. Ninjira ahantu turasenga, tumaze gusenga umuhanuzi arahaguruka, kuko akazi barakambwiraga pe ngo haguruka ujye mu kazi. Nkibaza muri 2021 ndahaguruka njye mu kazi njyanye iki? Covid yarakinze n'ibintu byose byarahagaze. Iyo Imana igushaka ntabwo yakubura, iyo Imana igushaka ntabwo yita ku mashuri. Amashuri uba warize yose, iyo Imana igushaka ishobora kuyagira ubusa kugira ngo yiheshe icyubahiro. Nuko akazi bakomeza ko kambwira. Umunsi umwe umuhanuzi none arampagurutsa, arambwira ngo haguruka. Ndahaguruka. Arambwira ngo ugiye kuzakora muri kampani ikomeye mu gihugu. Nuko yambwiye. Naribaza se iyo kampani ikomeye mu gihugu, kandi iyo kampani ikomeye uzabona umwanya wo kuzajya ubwira abantu iby'Imana yagukoreye. Nta jambo na rimwe Imana ijya ivuga ngo rihere. Luka igice cya mbere umurongo wa 37 haranditswe ngo kuko ari nta jambo na rimwe Imana ivuga ngo rihere. Nzenguruka mu butayu ndakubitwa neza bya nyabyo, noneho ngera igihe cyo kudasengera ibyifuzo. Bagera mu bihe byo gusengera ibyifuzo, ngewe nka buri cyifuzo ntanga byose narabirangije, byose bya bindi bibaho byose by'umubiri by'umwuka byose narabirangije. Mbwira Imana ndavuga nti rero niba utarumvisha uri Imana, ubwo nyine naba naragosoreye mu rucaca, ariko niba narasenze uko ibyo nagusabye sinzongera gutanga icyifuzo. Ibyo natanze birahagije. Icyo nkeneye ni igikorwa cyawe, nanjye nkatambutsa amashimwe yawe, kandi nzayavuga isi yose izayabona. Niyo mpamvu rero Imana yanjye yangiriye neza, nza kuri izi kamera. Nuko arambwira ngo uzakora muri kampani ikomeye, ariko iyo kampani ntiyambwira iyo ariyo. Ati kandi ahantu uzakorera ati uzajya uhura n'abantu benshi, uzajya ubabwira ubutumwa bw'Imana. Ati ni kampani ikomeye. Ibyo bivuyeho. Twari muri 2022 ndabyibuka. 2023 nihuse nakunda gusenga cyane pe. Undi arambwira ngo nagiye gusengera ahantu bita senga usubizwe. Umwe arahaguruka arambwira ngo haguruka nkubwire. Ndahaguruka nawe. Abo ni abahanuzi bagiye batandukanye badafite naho bahuriye. Ni nkuko waba warasengeye i Kigali ugahindura miriyo ukajya gusengera ibyumba. Abo bantu nta hantu baba bahuriye rwose ngo uvuge ngo wenda bahanye connection. Arambwira ngo haguruka. Ndahaguruka. Arambwira ngo ugiye kubona akazi. Ati akazi ugiye kubona uzajya ufotora abantu. Ati akazi nzabona nzafotora abantu. Nkibaza uburyo nzayamfotora abantu. Ati kandi akazi uzakoresha telefone ya touch, kuko nagifite ka telefone ka butushi ni touch yashaje pe. Ndavuga nta kibazo, arabimbwira. Numva guhuza akazi ko muri kampani no gufotora nkoresheje telefone byari byananiye 100%. Byari byananiye pe. Ndavuga ni nanjye nk'umwana w'umuntu naho Imana, kuko niba ibintu byari biharuye n'abantu bagera kuri 3 bose, kubihuza birananira. Nibaza se mu bintu nize ko ntize gufotora, ubuse ko iyi telefone ifotora nabi, numva birancanze pe. Ndavuga uko byagenda kose ngomba gusenga nizeye.
umunsi umwe Imana irambwira ngo senga cyane kandi utitirize kuko ariho nzagukiriza. Gahunda yanjye kwari ugusenga, ntawe kwari ugushaka akazi, ntawe kwari ukwirwanira, kuko hari abantu benshi birwanira muri iyi ntuza, muri uyu muhamagaro bikabapfira iby'ubusa. Gusenga byariyongereye, birikuba kugeza igihe twageze muri 2023 nta kintu nyisengera nararangije. Turavuga ngo narize, ngiye ntegereje examen. Abantu mwakoze hari igihe ujya mu ikayi ukiga ewana ukumva ibintu byose wabimazeyo, igisigaye ni examen. Ngiye nari ntegereje ko Imana reka rero mbabwire umunsi umwe ndimo nsenga, ntabwo mvuga kampani nkorera hano kuko ubuhamya bwayo ntabwo buzaza neza nitonze. Twari icyo gihe muri uwo mwaka wa 2023 Imana yampaye akazi ko mu nzu yayo, mba sekreteri na kontabure w'itorero, ndabyibuka. Ako niko nabanje gukora, karangiye ariko Imana yarambwiye ko ari akazi k'igihe gito nkajya mu kandi. Kuko iyo Imana yaguhaye akazi, yaguhaye ikintu, iragenda ikakwisangirayo, amakuru yose abaguca mu maso. Niba ikintu cyavuzwe n'Imana, amakuru aguca mu maso, nta kintu kimwe gipfa kwisoba kuko Imana mba muri kumwe. Nagakoze amezi 9 nibwo nabaye kontabure, amezi 9 kontabure sekreteri w'itorero w'idini nako kw'amatorero, itorero ni rimwe, amezi 9. Ariko nkomeza gusenga, nabaga mu rusengero cyane, nkomeza gusenga cyane, ndasenga cyane koko kugeza igihe nafata ku mwanya nkasoma Bibiliya, ntunzwe na Bibiliya, nibera mu rusengero ari ugusenga gusa. Mbaza Imana nkayibwira nti warakoze kumpa akazi, nkayishima bisanzwe ntaranakabona ariko nzi ko gahari. Umunsi umwe ndimo nsenga rero nganirizwa n'umutima ku giti cyanjye, kuko numvaga ari ibintu bidashoboka. Okay, ni kampani imwe yitumanaho muri iki gihugu, ntabwo nyivuga ndayibitsa ariko nzayitangaho ubuhamya burenze ubuhamya. Ni kampani muri izi zitumanaho muri iki gihugu, ngira ngo murazizi, ntabwo nazivuga n'ebyiri. Iyo mushyizeho amayinite mugahamagara mukagira mute, izo nizo dukoresha nyine. Iyo ngo amayinite y'ukwezi yagushiranye ufite uko ubigenza ukagura y'ukwezi, ariko simbivuze ko zose zigira y'ukwezi, ariko ni imwe muri izo. Imana ndimo nsenga irambwira ati numva umutima, nganirizwa n'umutima. Burya mu majwi twumva menshi twumvira mu mutima harimo n'ijwi ry'Imana. Mbwirizwa n'umutima, umutima urambwira ngo haguruka ujye gushaka akazi hariya. Ntabwo mpavuze ko mpafite ubuhamya. Igihe cyose Imana iguhagurukije ugiye aho yagutumye kuri tere, ba bantu uzabwira ijambo ryayo ubasangayo, abo ubwiriza ubutumwa ubasangayo. Si ngombwa, njye ntabwo yampaye impano yo gutangira umuntu ngo ngende mvuga mu muhanda. Oya, iyo turi kumwe n'umuntu mba mubwiriza ubutumwa. Aya nabo mbwiriza bakambwira ati mukozi w'Imana ngo ntabwo twari tubizi ko umeze gutyo. Imana ireba gusa, kandi ni ibintu byikora, ni ibintu biri automatique. Muhita mukururana, ukimubona gusa muhita mukururana. Ndagenda, ndabyibuka hari nka saa 9. Mpageze nsanga abantu babandi bategereza batanga serivisi. Ubona ko kuri kampani babicaye hari abantu bagenwe batanga serivisi. Nsanga baricaye barimo baravuga ngo uwa mbere, wa kabiri, wa gatatu. Ndibuka ndi nk'umuntu wa 4. Nari maje gusenga kabisa, ndavuga nti ahangaha niho. Ndagenda mpageze ndababwira nti nshaka akazi. Urumva umuntu uri kwakira abantu, nanjye ushaka akazi. Sinadepoje, ahubwo nagiye meze nk'umuntu wiyahura gusa. Arambate se akazi ushaka nakaye? Ndavuga na akazi akari ko kose ngiye mwampa nagakora. Kumva igihe cyo kubona akazi cyari kigeze. Igihe cyo kubona akazi, ya Mana twavuganye, ya Mana twasenze, ya Mana yavuganye natwe mu butayu cyagihe, n'ubira cyakora.
ndabihamiriza imbere yanyu ko Imana twasenze, Imana wowe usenga wowe, nubwo uri mu bibazo, nubwo wihebye, n'ubu iracyakora. Narinjiye arambwira ngo okay, ikintu cya mbere umuhanuzi yari yambwiye ngo uzakoresha telefone yawe. Ahita ambaza ngo ufite telefone ya touch? Ambaje ngo ufite telefone ya touch, mpita nibuka bwa buhanuzi bambwiye buhita bugaruka ngo nzakoresha telefone. Uwa kabiri yarambwiye ngo nzajya mfotora abantu. Ndavuga ni si ibintu. None uwo muntu tuganira ndamubwira nti rero telefone ndayifite ariko ndayimwereka abonira nashaje. Arambaza ngo ifotora neza. Tekereza icyo kintu, ukuntu bambwiye ngo akazi nzakora muri company ikomeye, ati kandi ikindi cya kabiri nzajya mfotora abantu. Mu by'ukuri nibazaga mu bintu nize no gufotora bihuriye. Ndavuga nta kibazo, yayirebye abona iragerageza. Uwabona iranashaje nzayerekana hano nta kibazo, ubuhamya buracyahari, irahari nayo. Hari igihe kurira birarira umuntu ariko bwacya impundu zikavuga. Abarambwiye ngo akiriye nimero, uhamagara uyu muntu umubwire ko ushaka akazi, atuzajya ukora gutya, ukore gutya, nurangiza ufotora abantu, worojistire abantu muri system, maze uzaze ukora akazi. Reka mbabwire, uzi ko ibintu Imana yakubwiye wowe ku giti cyawe, nubwo ubireba ukabishidikanyaho, iyo Imana yakuyoboye ahantu ukagera usanga ibintu byose byikoze, usanga bakwinginga bakubwira ese uzabishobora, uzashobora kujya kuri tere, kumbe ba bantu nzabwiriza bari kuri tere. Ndavuga nti nzabishobora. Kuva icyo gihe ntangira akazi, nagatangiye mu mwaka w'2023 mu mpera, ubu turi mu mwaka w'2026, hamazeho imyaka 2, ariko nagiye kubona akazi numvishe amavi yarabokobotse, amavi yarabaye nk'ayihene. Abantu dusengana barabizi kandi abakunda cyane, no kuri pe ndahamya ntashidikanya ko nabaye igitabo cy'abantu bamwe na bamwe bari banzi mu rusengero uko nari meze. Yirwaga nkoropa urusengero, ariko abantu bakaza bakansabira umugisha ngo Imana izampa umugisha. Nirwa nkoropa urusengero, nkoropa, ariko nabyo byari umuhamagaro, ntabwo ari njye yabyibwiye, ariko Imana wamugishira wumva koko. Rero reka mbabwire bantu bene data, mukomeze ukwizera, mukomeze amasezerano yanyu. Amasezerano afite kondisiyo aravuna. Hari n'abo Imana yabwiye ngo izabaha abagore, ngo izabakorera ubukwe. Guma muri uwo murongo. Nubwo bamwe bavuga ngo warayobye waraguye, ubu se twebwe aho tugeza Imana impamagara ntiyabimbwiye, ariko umunsi umwe Imana yabikoze ikatwambika iyi mpeta, nawe ikayikwambika hano kuri uyu muyoboro, isi yose izajya ibireba. Niyo yampamagaye, nanjye ngomba kuzanyihamya. Rero reka dusenge, mwitabire igitaramo cya Ambassadors kizaba ku itariki 30 z'ukwa munani umwaka w'2026, kandi Imana ibaha umugisha cyane. Reka basengere kugira ngo n'ubuhamya bubagereho. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, urera kandi uratunganye, uri Imana yo kwiringirwa, uri Imana yo kwizerwa, ukuri wakoze kubana nanjye. Ubuhamya rero n'iki gitaramo Uwiteka Nyiricyubahiro uzakibe hafi kandi ukijye imbere, kugira ngo Uwiteka Nyiricyubahiro abana be batangwe ubutumwa, isi yose ibumenye. Data mwiza, rero twongeye kugushima ko wabanye natwe, kuba tugarutse kuri uyu murongo, si ku bwacu ahubwo ni ku bwawe. Rero Uwiteka Nyiricyubahiro, kuri herekeza ubuhamya bugere kuri buri wese. Ndabizi ko hari abantu benshi badukurikiye bari mu bihugu bitandukanye. Urakoze Data mwiza, tugusenze twizeye mu izina ryawe ryera. Amen.